Ibisanzwe rero kuri AKIBECCA duhora tubazanira udushya. Njyewe ndumva gashya nabanzanye nako kumva ko buri wese ashoboye. Tumenyereye kubona se buri koko, kubona Esperantia, City Med, harimo abakinnyi tuzi twifuza buri munsi wumva wanakwifuza no kwicara nawe byonyine. Nubwo bitajya bipfa gushoboka, bara n'abantu b'ikirenga ku de chapeau. Nk'ibisanzwe muri kumwe na Sharifu, tubanje kubaramutsa aho muri hose hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, mu majyaruguru, mu majyepfo, hagati mu gihugu ndetse n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, cyane cyane abo twita aba diaspora. Mumeze mute aho muri hose? Turizera ko mumeze neza nkuko duhora tubifuriza. Nk'ibisanzwe rero kuri AKIBECCA duhora tubazanira udushya. Uyu munsi wa none tubafitiye umushyitsi, ntabwo ndi bumuvuge kuko arakuze, arabibwira ndetse bihagije kugira ngo icyo twabateganyije uyu munsi, ikiganiro twabateganyije tubashe kukibagezaho. Ntabatindiye rero, reka muhakanya. Muraho mushyitsi? Muraho neza? Murasa neza? Murakoze cyane. Tudatinze rero wabwira abakurikira AKIBECCA TV, wabibwira. Murakoze cyane, mbanje kubashimira, ndabashimiye cyane, murakoze kubw'umwanya mumpaye. Hano turi koko, turi kuri AKIBECCA TV. Amazina yanjye nitwa Imana Rebecca, agenda ahinduka bitewe na role nahawe. Yego. Nkaba ndi umumama, nkaba ndi umukinnyi wa filime. Ni byiza cyane, ni Rebecca niko tubwiye amazina ye. Ubundi Rebecca, uretse ku mazina yawe, ubundi Rebecca ni muntu ki? Rebecca ni umuntu uri social. Mbere ya byose icyo kintu nkunda kukivuga kuko nisanga mu ngeri z'abantu benshi batandukanye. Mu bakobwa tugeramo, mu babyeyi ndahari, mu bakecuru, mu bana, mu rubyiruko rw'abasore, abapapa ndetse n'abasaza. Ahantu hose ngewe iyo mpageze ibintu biba ari sawa. AKIBECCA urakoze cyane. AKIBECCA, kugira ngo twinjire mu kiganiro nyirizina neza, ndagira ngo byibura n'abadukurikira cyangwa se abashobora kujya kubaza cyangwa se abatera comment ahandi hasi, byibura bazisange bazi AKIBECCA neza. AKIBECCA, AKIBECCA cyangwa se Rebecca, uko ndumva AKIBECCA na Rebecca ndumva byenda kuba kimwe, bifitanye akantu kagasanira. AKIBECCA ubundi akunda iki mu buzima? Yego, yavuze ko ari social, ariko se kuba social, kuba uri social burya ni ikintu cyagutse cyane. Ubundi watubwira nk'ibintu nka 2 cyangwa 3 ushaka kuvuga muri social? Mbere ya byose ubwo urumva njye nahise nkwibwira hari nyirizina. Ubundi Rebecca ni umuntu ukunda Imana, ni umukristo. Nkaba ndi umwana wa mbere wacu, ndi imfura. Yego. Hanyuma rero kuba ndi social, ibintu bitatu byerekana ko ndi social nuko nkunda guca bugufi iyo ndi mu bantu. Nkunda guca bugufi cyane, ndubaha. Ikindi nisanisha na buri gace cyangwa muri buri bantu ngezemo. Ni ukuvuga rero ngo ngiye ngerageza kwisanisha n'abantu bose. Ngewe naba mu bakene, babandi bakene nanjye nkahita mbawe, nkarya ibijumba, tukarya ku masaka atogosheje, nkanyurwa. Ndetse no mu bakirengerayo naho nkahita nkira nyine, arya ku ifiriti. Ndisanisha rero ngiye ndi social mu biganiro, turabrage, ibintu bikaze hose. Uko nibwo buryo numva nasobanura social yanjye.
Arakoze cyane umutumirwa wacu kuri AKIBECCA. Mwese mwamwumvishije mumaze kumusobanukirwa, mwumvishe ko ari umuntu wisanisha naho ageze hose. Ni ukuvuga ngo yageze mu bana b'umwana, yagera mu basaza akaba umusore, mu bakecuru akaba umukecuru, yagera mu rubyiruko, mbese mwumvishe bihagije. AKIBECCA rero cyangwa se Rebecca, Karame. watangiye utubwira ko uri umukinnyi wa comedy, uri umukinnyi w'amafilime nyarwanda, uri umukinnyi w'amakinamico cyangwa se kinamico. AKIBECCA, watangiye gukina filime ryari? Murakoze cyane. Natangiye gukina filime mu mwaka wa 2021. 2021? Ya, mu kwezi turi muri 2022. Mu kwezi kwa kabiri. Ndumva ari kera. Maze umwaka. Yego. Filime waba waratangiye ukinamo ni iyihe? Yitwa ngo iki? Wari ufitemo role imeze ite? Natangiye gukina muri filime yitwa Amabanga y'Isi. Nari mfitemo role ndi umumama, mfite abana babiri, umwana umwe wananiranye n'undi mwana wanjye. Ubwo wananiranye deja yari n'umwana wo muri famille nareraga, n'umwana wanjye witondaga, wigaga neza akabona amanota meza, mfite n'umugabo, dufite urugo rwiza, twagiraga ngo twigishe uburyo umubyeyi atanga uburere hagati y'umwana ugaragara nk'afite imico idahuye n'iyundi, ukagerageza bose kubajira kandi ukabakunda no kubahana, n'ingaruka umwana witwara uko abyishakiye akunda kugira hagati mu myigire yabonaga amanota mabi. Ya. Bivuga ngo wari ufitemo role ikugaragaza cyane. Cyane nari n'umusenzi, nari umunyamasengesho, nakundaga kujya gusenga. Ya. Okay, nyuma yo gukina iyo filime bwa mbere, ni ikintu cya mbere waba warungutse mu buzima bwawe cyangwa mu buzima bwa filime nyarwanda? Nyuma yo kuyikina? Yego. Ego, nyuma yo kuyikina ikintu nungutsemo nuko nahise mbona indi ntumira nanone gukinamo. Yego. Hanyuma nahise numva nezerewe, numvaga mfite amatsiko yo kuntu umuntu wakina filime, kuntu umuntu agera kuri kamera, kuntu nanjye bandeba kuri YouTube channel, mbona ndabibonye. Hanyuma nungutse inshuti. Groupe yacu turakundana, umuyobozi wacu ndamusuje cyane, umuyobozi wa Haguruka TV FX na madamu we, nibo bantu banyinjije muri industry bwa mbere. Hanyuma inshuti nyine narazibonye, nungutse n'ubumenyi kuko icyo gihe uko nakitingaga bitandukanye n'uko nakitinga ubu. Abantu twari tuziranye icyo gihe hiyongereyemo n'abandi. Ndabishimira rwose cyane. Ni byiza cyane kuko burya umuntu yinjiye mu bintu abikunda nyine abiha umwanya. Niyo filime yonyine waba warakinyemo cyangwa hari izindi nyinshi waba warakinyemo? Nagize amahirwe nakinnye muri filime y'igihirahiro ndi umurozi. Iyo role bayimpaye nabo ubwabo ngira ngo bagira ngo barebe urwego ngezemo nkunda gukina filime. Iyo filime nayikinnyemo ndi umurozi, gusa nararoze ntibyakwemera, ntabwo babunyweye, bwari bwo muri yawurute. Barabukwepye sha. Ndi nabashije gukinamo ni filime yitwa Gitera, nkinamo ndi mama mudogo. Nakinaga mfitemo role yo kubuza umusore wacu gushaka umukobwa yari afite, kuko mama we ntabwo babyumvaga kimwe. Izo filime zose wakinyemo nizo zaguhaye inspiration yo kugira ngo nawe ukore yawe? Oya, izo ngizo ntabwo arizo zatumye nshaka gukora iyanjye, ahubwo zatumye mbikunda kurushaho, noneho bituma nshakisha ubumenyi bwinshi mu buryo nakora filime yanjye, ariko nkabona ntabwo byashoboka. Ahubwo iyo filime nayo yampaye amahirwe yo gukinaho théâtre. Nakinnye na théâtre ica kuri Radio Rwanda. Yitwa ngo iki? Yitwaga Iwacu, yacagaho kwa gatandatu saa 11:15 I think. Nitwa Janine. Aho naho nari umuntu wabyariye mu rugo,
bagiye kunkingira umugabo wari ufite undi mugore, ariko nyuma nza kubihakana kuko nari mfitemo ikinyabupfura, ukuntu najya mu rugo rurimo undi mugore byaye, numvaga no. Noneho nyuma ahubwo nabonye casting yo kujya mu yindi filime de choc. Iyo filime niyo yatumye mpagurukana imbaraga nyinshi kugira ngo nkore filime yanjye. kandi wabigezeho. Kandi nabigezeho. Wow. Nkaba nayo nayishimira nubwo ntayikinnyemo, yanteye imbaraga zo kuzamuka, aho ngeze ndumva ntangiye kunezerwa. Abakunzi ba AKIBECCA TV rero bakumva kuri radio, none uyu munsi bari no kubona kuri televiziyo yitwa AKIBECCA kandi yawe. Byiza cyane. Rebecca, waba uzanye akahe gashya muri filime nyarwanda? Agashya nzanye rero muri filime zose nagiye mbona, mu ba actors nagiye mbona, njyewe ndumva agashya nabanzanye nako kumva ko buri wese ashoboye. Tumenyereye kubona Seburikoko, kubona Speransia, City Med, harimo abakinnyi tuzi twifuza, buri munsi wumva wanakwifuza no kwicara nawe byonyine, nubwo bitajya bipfa gushoboka. Barana abantu bikirenga ku de chapeau. Ariko agashya nzanye muri iyi filime yacu cyangwa se muri iyi AKIBECCA ni ukumva ko nawe ubwawe ushobora kuvamo umuntu nka Seburikoko cyangwa se Speransia na Babahavu n'abandi bose. Kumva ko niba ufite impano, ufite n'ubushake, ukagirirwa umugisha kubona nawe wahabwa intambwe kuyindi wari ufite, ushobora kwerekana ibyo ufite bikaba byakuzamura nawe ukagera hejuru. Ako niko gashya numva nzanye. Ntabwo ari uko dushaka kubasimbura, ahubwo nuko dushaka kwegerana nabo, natwe bakajya bavuga nimba ndi Riza nawe akavugwa, niba harimo witwa David nawe David akavugwa. Nicyo nzanye kugira ngo buri wese nawe yisange muri sinema. Hari abantu benshi babyifuza babuze ahantu babikura. Nge nakoze groupe nshyashya, muzabonamo abantu benshi bashyashya kuruta uko mwabonamo abantu basanzwe bakina. Nuvuga ngo ufite intego yo kuzamura abanyempano batazwi. Yego, hari abantu benshi batazwi kandi bashoboye, badafite n'uburyo kibagera muri zira filime tuzi. Nanjye nihereyeho, nakoresheje imbaraga nyinshi kugira ngo ngere muri filime byibuze imwe muzo tuzi kunzwe, ariko ntago byanshobokeye. Bituma numva nanjye aho ndi Imana nibinshoboza nzabasha nanjye guha amahirwe abantu benshi bifuje gukina filime bikanga. Ni byiza cyane Rebecca. Urumva uzakoresha izihe ngufu, uzakoresha inzira kugira ngo nawe ureme abantu bamenyekane nkaho ngabo watubwiye hejuru? Urumva unizihe ngufu uzakoresha? Niki ubona cyatuma, niki wakora kugira ngo filime uri gukora uyu munsi ikundwe nka zira zose zikunzwe mu Rwanda? Nakoze cyane. Ikintu cya mbere numva nakora rero kugira ngo filime ikundwe ni ibikorwa bikaruta amagambo, kuko nshobora kubivuga gutya ariko ejo bikananira abantu bakanseka. Rero nge nabanje gushyira imbere ikintu bita acting. Nubwo nabandi kwereka abantu batanu badukurikiye gusa, ariko byibuze bakabona ko icyo turi kwerekana gifite hari ukuntu kimeze. Yego, noneho kugerageza kwerekana filime ivuga no ku bindi bihugu duturanye. Ntitugume mu Rwanda gusa ngo dore tuvuga Nyamata, Nyamasheke cyangwa se hano Kigali, Nyamirambo na Remera. Noneho ubwo tugashyiramo ko kera habayeho. Izo story za kera habayeho, cyangwa se kuba nabandi hano mu Rwanda nkaba nashaka nko muri Tanzania cyangwa ashaka muri Uganda, noneho nkagerageza kwerekana umukobwa washatse mu kindi gihugu uburyo cyasigara abanye n'imiryango ye mu Rwanda, cyangwa se uburyo cyisanisha n'icyo gihugu agezemo. Ibintu nk'ibyo kera habeho, hari amateka dufite yagiye aba mu Rwanda ku banyarwanda bacu bagiye Kongo, bagiye Tanzania,
muri Kenya cyangwa Uganda ntago njya nkunda ko nayo mateka aza. Hari abana bacu bakeneye kumenya ariko ko bambwira yuko nyogokuru yavukiye Tanzania, niyihe mpamvu yavukiye Tanzania? Ibintu nk'ibyo nabyo turabikeneye muri filime kandi sinya kubibona, muzabibona muri My Value Forever. Abakurikiye AKIBECCA mwabyumvishije ibyo umuhanzi wacu mushyashya, ndeka mwite mushyashya kuko ari mu nzira yo kuzamuka, mwumvishe udushya atuzaniye, mwumvishe ko ashaka kugira ngo extending amafilime ajye no hanze, ajye no kwiba, reka mbyite kwiba abafana hanze. Ni ukuvuga ngo we niko gashya kambere azanye. Ubundi ibisanzwe filime nyarwanda ziba zifokasinga ku muco nyarwanda cyangwa se ziri hano mu Rwanda, kugira ngo zirenge imipaka biragorana, kereka wenda ababa diaspora tujya tuvuga hanze niyo bazikurikira, ni no banakumbuye umuco nyarwanda muri rusange, bakumbuye iby'iwabo. Ariko se birahagije kugira ngo filime nyarwanda zikinwe mu kinyarwanda gusa, zikurikirwe n'abanyarwanda gusa? Muri AKIBECCA rero siko bimeze. Rebecca yatuzaniye agashyashya kandi mwabyumvishe mwumvishe intego ye. Umuswari ni wavuze ngo chema chajiuza kibaya chajitembeza. Uwo mugani hari ikintu uvuga, ni byandi bavuga ngo akeza karigura. Mu kinyarwanda nko umuntu agenekereje nicyo bivuga. Tugarutse inyuma gato ya Rebecca muri filime My Value Forever, nabonye harimo abakinnyi bakoresha igiswahili. Yego. Wabitekereje gute? Ni ukugira ngo extending nyine urenga ya mipaka. Urabona iyi story ni story itangirira mu 1985. Ifamiye nari ntaravuka, ariko kuri iyo story ndumva ni hafi aho ngaho ngo nanjye mvuke, ni hafi aho. Iyo story rero nayihereye aho kuko hari umuryango umwe mu byo dukina wahuye n'utwo tuntu, nubwo harimo nka 1% y'intangiriro y'ukuri. Ukuri kuri filime ni 1%, ibindi ni ibihimbano. Ariko uko kuri niko kwaduhaye kugera ku musozo wayo. Uko kuri rero nuko harimo abanyarwanda bahunze kera muri 59 bisanga bari Kenya, abandi bagiye Tanzania, ariko mu buryo bwo gushakisha imibereho bahurira Kenya, barakundana, bagera no ku rwego rwo gushaka gukora mariage bikanga. Rero icyo gihe bari muri Kenya niyo mpamvu twakoresheje igiswahili. Urabizi ko dufite abanyarwanda bavuga ikigande, igiswahili, igikungumani, ringara, bakabikura ku bihugu babayemo. Nakubwiye ngo nanjye navukiye mu bindi bihugu, ndi mu bana bavutse muri ubwo buryo, navukiye muri Kenya. Ubu nanjye nyine nubwo nakuriye cyane mu Rwanda, ariko ntabwo agaswahili ko kwiranja nakabura. Ubwo rero niyo mpamvu harimo igiswahili, kugira ngo twerekane koko ko abantu bari mu giswahili. Yego. Arakoze cyane Rebecca. Rebecca, ubona ugiranyije filime nyarwanda na filime zazindi tubona zo hanze, turenge na Afurika tujye hiri, ubona hakurwa iki kugira ngo byibura natwe tugerageze kwegera ruriya rwego? Ubona niki mbese niki kibura kugira ngo natwe twegereze ruriya rwego? Nanjye icyo kintu najyaga nkibaza ntarakina filime, nkabona ukuntu bakina ndebye ku mateleviziyo, kuko ndazikunda cyane filime nyinshi zitandukanye zo hanze. Uzi ko ari filime ureba umuntu ari kwagitinga neza ugahita ubona ni wowe, kimagine ari wowe uri kubikora kuriya neza. Ariko harimo ibintu byinshi bituma bitagerayo, cyane cyane n'ubushobozi. Baba bafite kamera nziza, baba bafite ahantu h'amarocation heza cyane, abakinnyi babo bitoje, baba bazi icyo bashaka, si ukubikunda gusa, ahubwo baba bazi n'icyo bashaka, birekuye. Birekuye, niba ari ugukunda barakunda bya nyabyo, ugahita ubona ni true love bari gukora. Icya mbere tubura ni ukwirekura, ni kuva kurenga kubikunda ugashyiramo ubushake, ukabishyiramo imbaraga, ubwitange. Icyo kintu nicyo kintu cya mbere abanyarwanda n'abanyarwandakazi dukeneye. Ukumva ko niba njyewe Rebecca, umwana wa pasiteri uri gukina filime,
hari amafoto menshi asohoka, hari amagambo yasohokaho, hari ibyo nzabwirwa turi gukina nk'umugabo wanjye, nzarwana, wenda nzaroga cyangwa njye no mu bapfumu. Uwo mubyeyi akumva ko kariya ni akazi, ntabwo buri ari bwa buzima bwe, cyangwa se si bwo buzima agiyemo uyu munsi. Niba uri umukinnyikazi ufite umugabo wawe akamenya ko iyo mumaze gukina urataha ukongera ukaba umugore. Iyo umaze gukina uragaruka mu nshingano mu bana, muri famiye, baramukazi, ba nyokobukwe na sobukwe, ukumva ko wirekuye, bagatangira kubyubaha, nk'uko baguha umwanya wo kujya gukora muri banka ukirirwa ubara amafaranga atari ayawe, ukamenya ngo n'uriya mugabo muri gukina na si uwawe, mwakoraga akazi. Noneho kwirekura, kubiha umwanya, kubikunda no kubiharanira no kwitanga no kubyitangira, noneho na bwa bushobozi ndizera ko tugiye duhura tugafatanya n'ubushobozi twabugeraho. Ariko icyo kintu muvuze nicyo kintu cya mbere hano mu Rwanda dukeneye. Muri make kugira ngo tugere kuri rwego harabura ubushobozi, ndetse n'ubushake no kwirekura. Ivuze kwirekura rero ikintu kiba kirekire, nyine umuntu akoza ngo wirekura gute, birumvikana kubera ko abantu bakurikira aya mafilime bibaza niba kuko umuntu uri gukina filime biriya bintu aba akina atabikora. Watanze inama, ni na byiza kuko hari izo mpunyanyi zirahari cyane. Hari nk'abagabo baba bafite abagore badashobora kujya gukina ngo banirekure, hari abagore bafite abagabo bashobora kujya gukina hari ngo banirekure. Icyo kintu usanga ni kimwe mu nzitizi z'iterambere rya filime nyarwanda. Ibyo byo niko kuri. Ni byiza cyane, turumvikana ko ubushobozi bisaba amafaranga menshi, ariko kidogo tuzabigeraho. Reka tubivuge dutyo. AKIBECCA, wenda tuvuye mu buzima busanzwe bwa filime, AKIBECCA yaba ni iki kintu yaba yarakoze cyane akiri umwana yibuka uyu munsi wa none akababara cyangwa akishima? Ko ari byinshi vugamo nka kimwe cyagushimisha n'ikindi cyakubabaje udashobora kwibagirwa. Nkiri umwana ikintu cyanshimishije, ndavuga icyambare kamere ku cyambabaje. Ndi umwana ubwo reka mpere niga muri garidiyene, nigaga kuri apade. Nabaye ndi kumwe na murumuna wanjye turi kugenda, noneho bakoraga imihanda, twari tugiye gusenga Kimihurura kuri ADPR, bakora iriya mihanda izamuka Kimihurura, nibwo bari bakiri kuyisiza. So nari ndi kumwe na murumuna wanjye tugenda, hari ukuntu abana bagenda bakina agapira. Uwo munsi twari twagenze n'amaguru, hari ukuntu papa yadutwaraga mu modoka, yajya ati we mwiga kugenda n'amaguru. Menya arazi ko hari igihe kizagera akaba atakifite tukagenda n'amaguru koko. Hanyuma murumuna wanjye agenda kuri cya gapira, noneho mbona aratinze. Ndi gukina n'abandi bana, tuvuye muri repetition n'abandi bana ku rusengero n'ibiki, mbona aratinze. Noneho agatima kaza kunkoraho, numva akabaye nkakandiye, ndagenda. Icyo kintu cyarambabaje mu buzima bwanjye, na n'ubu ndacyakimubwira nkakimwibutsa. Disi nsanga arimo aratebera. Hari ukuntu hari ibintu by'amazi, ukuntu ntabwo wabashaga kumenya yuko wahatebera, hari hakoze ari ibyondo, kumba umwana yakanagiye, twamusanze bigeze hafi ku mabere. Iyo story iteye ubwoba. Yewe we navugije induru, noneho twarabana gusa kugira ngo tubone umuntu mukuru dufasha. Noneho nanjye ngiye kumufasha, ngira amahirwe ikirenge kimwe nicyo cyamanukaga, ikindi gifasha akomeye. Uko mukurura nanjye nkajya manuka andusha imbaraga, kuko twarakurikiranaga cyane. Ariko kubw'amahirwe twabonye umuntu hafi aho, araza aramukurura aradufasha. Twatashye turi ibyondo, twarabana. Nigaga muri garidiyene ya 3, we ari mu ya mbere ahari. Icyo kintu cyarambabaje ndi umwana, natangiye gukora ubutabazi nyiri umwana. Hari ubundi butabazi nakoze nanone ndi umwana muri jenoside, ariko byo byarananshimishije. Icyo cyo buri gihe uko nyitekereje numva kigeze ahantu nkumva ndababaye, ariko nshimira Imana ko ntacyo yabaye, yavuyemo ari muzima. Ubu ni umudamu rwose mukuru. Noneho undi murumuna wanjye nawe
muri iyo ntambara duhunga, ninjye nawe twabanje kwinjira muri Kongo bwa mbere, noneho twabuze ababyeyi. Noneho ikintu cyanshimishije ni ukuntu uburyo kuba umwana ukabamo n'akantu k'ubucakura ari byiza. Mu giswere nari nzi gikeya twakuye iyo mu mahanga, ntabwo cyari kimpagije kuba navuga. Nakundaga gukopera papa na mama baganira. Iyo bavugaga ibintu by'amabanga, bavugaga igiswahili. Nkanya numva bavuga yule mutajiri, nasema noneho nk'uwo muntu twaba twese tumuzi izina, ariko agahita amwita mutajiri kugira ngo atujijije. Noneho yamara kuvuga alinipa ubwo nkahita numva alinipa, anasema goja kidogo baadaye. Noneho nkabonamo nk'ijambo ritoya nibamo nk'atanu, haza kwiherera na mama, ariko ni mama buriya mvuze ngo baadaye mbavuze ngo ubwo nkaba ndagacakiye. Nese mutajiri ni umuntu umeze ute? Yamumbwira kumbi story yose nayumvisha, ariko mutajiri yananiye nkahita menya n'umuntu bavugaga, ariko singira mbibwira. Mbese utwo tuntu twaramfashije icyo gihe muri Kongo, kuko twahuye n'abadamu byabaye saa 4 z'ijoro tukigenda tutazi iyo tujya, tutanabizi ko twinjiye muri Kongo. Ndi kumwe na murumuna wanjye wundi unkurikira bwa kabiri ubwo. Noneho biba ngombwa ko dusanga baravuga igiswahili nyine, ntago bazi Kinyarwanda. Hanyuma amagambo bambajije rero baradushuhuje, mbasha kubikiriza, tuganira amagambo make tubasobanura ko turi guhunga, nubwo tutabisobanukiwe neza ibyo duhunga ibyo ari byo n'ibyo turimo ibyo ari byo. Ariko ikintu cyanshimishije cya mbere nuko ya magambo nibaga ababyeyi banjye yamfashije uwo munsi akantabara, tukisanisha n'abakongomani tuhasanze, bakaduha n'icumbi kugeza ubwo batujyanye mu nkambi ibamo muri oruferina y'abana. Ako kantu we karanshimishije. Ni kweli. Yego. Burya ngo akebuka kagiye mugarura. Nawe ibyo wakoze bigenda bikurikira. Yego. Genda bango tenda wema uondoke, usingoje shukurani. Kora neza wigendere, uzayisanga imbere. Agire ikintu atubwira cyane cyane kwerebana n'umwuga wo gukina filimi cyangwa se muri industry ya filimi nyarwanda. Agire n'ubujyanama atanga ku bantu bose ari bawinjemo already, ari n'abandi bateganya kwinjiramo ndetse n'abawurimo. Inama ya mbere nayigira abantu basanzwe bayikina. Niba Imana yaragukunze, twese iradukunda, ariko hari uwongera ngo ikunda cyane, ntago nzi ukuntu nabisobanura, cyangwa se uwabonye amahirwe mbere, fasha mugenzi wawe. Yego. Niba njyewe ndi Rebecca, nkaba naragira umugisha wo kuba mfite filime yanjye, si ukuvuga ko abantu bose bazampamagara ko bashaka gukina filime nzahita mbafasha cyangwa mbakira, ariko hari uburyo bwo gufasha umuntu kandi akishima. Ushobora kuguhamagara nka kwibwira nitwa Imana Rebecca, nifuza gukina filime. Ushobora kumbaza utise mu buhe buryo kina filime gute, mbese nkakwakira kandi nkakwakirana ubwuzu kuko uje unsanga. Hanyuma nshobora kuba nta rore ngufitiye, cyangwa se uje uri umumama cyangwa uri umukobwa nkeneye abamama cyangwa nshaka umukecuru, nshobora kukwakira nkaguha icyizere ko nshobora gukora n'iya kabiri, cyangwa se nkamfite mugenzi wanjye uzakenera nkaguhereza icyizere ntisinguce intege. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, nshobora no kukugira inama kuko hari abantu bagusaba gukina filime bafite ubushobozi bwo kuba bakora iyabo. Nshobora kukugira inama uburyo ki watangiza nawe yawe, ahubwo ugatangira gufasha abandi bakeneye gukina filime. Icyo nagira inama ku bantu bashyashya batari bagera uko bakina filime, nuko mwakomeza kubikunda mukabishyiramo n'ubushake, mukajya mwegera abantu bakina amafilime. Ikindi cya kabiri, mu gihe utaramenya n'uwo wahamagara, urabikunda kandi urabishaka, uzi ko ukunda gukina filime, mu rugo rwawe ufite amafilime ureba, ufite nayo ukunda, ufite n'umuntu nakwita role model, umuntu ukina filime ukishima, ujye ugerageza ukore practice mu rugo rwawe, umwigane. Niba ukunda gutongana witonganye muri miriwari, wivugishe, ukore pratique pe,
ku buryo nuza imbere yanjye ukambwira uti nkeneye gukina filime nzareba koko hari icyo ushoboye. Bibaye na byiza cyane wahita unsubiramo amagambo muyo umuroromode wawe ajya avuga. Biroroha cyane mukure practice mu ngo zanyu n'inshuti zanyu. Ni ukuri ngewe umuntu wese uzansanga nasanga mfite role nzayimuha, nasanga ntayo mfite nzamugira inama kandi mubwire ko agomba gutegereza role zo zigenda ziboneka. Niba mfite inshuti yanjye ifite role tuzamufasha mu connecting. Kimwe nuko hari n'abandi benshi barimo gufonda, uzansaba inama nzayiguha ku nkeya mfite nzaguhaho nanjye. Niki wabwira abantu bitwa abastari bakunda ngite kwica ku bantu cyangwa kwirengagiza? Kuko ibingi mbivuze hari abantu benshi bajya batubwira ko hari uburyo wandikira nk'umuntu w'umusitari ndetse ntagusubize. Icyo nicyo kivuga iki muri industry ya filime nyarwanda? Mana we kugiye kuntuma ku bantu nubaha. Babwire kuko nibyo byiza niba hari icyo ufite cyo kubabwira wakibabwira kuko ni imwe mu nama. Okay. Abantu rero b'abastari bakomeye muri iki gihugu n'abari inyuma yacyo babasha kumva ikinyarwanda ubwo bumvireho. Mana yanjye. Impamvu mbikubwira ejo nawe bishobora kukubaho. Uracyari mu ntangire ariko hari igihe uzagenda utumbagira ujye hejuru. Ese umuntu aramutse akwandikiye akavuga uraho, wenda ntazi nishaka kumubwira uraho ntanagusubize akakurya sini nkuko babivuga. Akakurya gasini nyine. Rero ikintu cyambe nababwira nuko mwabanza mbere yuko kurya abantu sini cyangwa kwirata cyangwa kwiremereza no kwizamura, ibyo bintu mukora murimo murigiza nkana, murabiza aho mwaturutse. Iyo muri interview turabakurikirana cyane kuko turabakunda, twumva ahantu mwavuye hasi cyane wenda nge ntanageze cyangwa n'uwo uri kugusaba atanageze. Rero ndabinginze mwubahe bagenzi banyu kuko uyu munsi nshobora kuguhamagara ndi Rebecca nka kwa Karore cyangwa nka kwa service runaka cyangwa se ndashaka kuba n'inshuti. Shobora no kwa naraguhamagaye wenda ngutumira cyangwa se nshaka ko duhura ngo tuganire ungire inama ukanyereka kuri bize cyangwa se ufite ibintu byinshi utonekanyije ku murongo kubucyatemo iminota 30 yo guha Rebecca cyangwa se undi muntu. Ariko wibuka ko uwo muntu ashobora kuzakurengaho. Ushobora kuba uri umusitari mu Rwanda akagera no mu Buhinde. Ashobora no kuba anakwandikiye cyangwa gusuza kubera ko ari umufana wawe, ariko we ukamwereka ko utanamwitaye. Gushuhuje ikirize mgiye gutwiriwe neza mwise mumeze mute. Rero turi bize turi muri shooting ihangane turaza kuvugana. Sibyo rwose ibyo bintu biradufasha. Nk'uzi hari abantu nifuze rega nuko wenda nanabwira ngo yambo rwose ubwo nahera umunsi uramutse utinyutse ukabimubwira ntagusubize bizakubabaza. Abakunzi rero ba AKIBECCA TV tugana ku musozo, ndagira ngo ubwire abagukurikira n'abazagukurikira icyo bagomba gukora kugira ngo AKIBECCA TV izamuke muri akanya. Ikintu cyambe nabwira abafana banjye, abantu b'inshuti zanjye, abantu bankurikira, ni ugukomeza kudukunda. Kudukunda rero iyo ukunze umuntu uramukurikirana ukamubaza waramutse umeze ute. Waramutse yacu rero muzayinyerekera muri sharing. Ibyo tuzagerageza kubereka muzabisharinga, muzadukurikira buri munsi, muzaduha views, muzaduha subscribe ndetse mushishikarize n'abandi kuyiduha. Iyo ni waramutse nziza cyane itwereka ko mudukunda mudukurikirana. Ikindi mujye muduha comment mwakabyaramwe mutugira inama, ni twebwe bashyashya turi kwivuga kugira ngo natwe tubashe kugira aho bagenzi bacu bageze. Ndetse n'ufite n'indi nkunga iyo ari yo yose yaduha twamushimira cyane kuko umufana burya yifuza ko uzamuka ugatera imbere. Murakoze cyane. Harakoze cyane mutumirwa Rebecca, yakoze cyane kuba yemeye ubutumire bwacu kuri AKIBECCA TV. Nubwo ari ariko ni boss ni CEO wa AKIBECCA. Murakoze cyane rero nkuko ashoje abivuga, yavuze ko abakunzi ba AKIBECCA TV
muzayibonera hariya hasi handi handitse subscribe, share, like ndetse nimuyiro no gushyiraho comment. Ibyo nubufasha bukomeye cyane kandi nicyo kigaragaza rwa rukundo twavugaga. Murakoze cyane rero, ibiganiro byacu nakagaruka kandi tubahisha udushya, tuzahora tubagezaho udushya. Murakoze cyane, ciao ciao.